ese nawe wabimenye hamwe na Prominent Center Limited wabona akazi aho wari wose mu gihugu cyangwa umukozi wifuza ufite imyirondoro mu buryo bworoshye cyane. Abashaka akazi bwo byagizwemo aho kandi bashyizwe igorora, tandukanye no kwirirwa bikora amadokima yo kudepoza hirya no hino, rimwe na rimwe ukangirwa no kwinjira. Ushaka akazi utu duce cyane dusabwa ubundi nawe ugatandukana n'umushomeri uyu munsi. Icya mbere gisabwa ko ushaka kubarizwa akazi na Prominent Center Limited ni ukwishyura amafaranga asaga ibihumbi 3 adasubizwa, amafaranga yo kwandikishwa yishyurwa rimwe, akishyurwa niba ushatse, ubundi ugashyirwa ubwishingizi amatangazo cyangwa se ukajya umenyeshwa amakuru bijyanye n'akazi wasabye umunsi ku munsi. Icya kabiri gisabwa kandi amafaranga ya serivisi, ariko nayo yishyurwa rimwe ndetse n'ubuntu kuko amafaranga yishyuye cyane. Urangira akazi kari hejuru y'ibihumbi 80 kuzamura, yishyura 20 kuzamura umushahara agiye kudefendwa buri kwezi, ariko akayishyura ageze mu kazi kandi akayishyura inshuro imwe gusa. Naho ugiye mu kazi umuhemba hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 70, yishyura amafaranga asaga ibihumbi 15 yageze mu kazi, ndetse nayo akishyurwa inshuro imwe. Ugiye guhembwa umushahara usaga ibihumbi 4 kumanura, yishyura amafaranga asaga ibihumbi 10 yageze mu kazi, yishyurwa inshuro imwe gusa. Akarusho kandi ugiye mu kazi ko mu rugo, amafaranga ya serivisi yishyura kuko serivisi yose ni ubuntu. Ikirenze kuri ibyo, izo serivisi zose ushobora kuba wazibona aho uri hose mu gihugu, kuko Prominent Center Limited ikora hose mu gihugu cy'u Rwanda, ariko icyicaro gikuru twagereye mu mujyi wa Muhanga. Ku bindi bisobanuro dusanga kuri ofisi yacu mu mujyi wa Muhanga, umuhanda ugihuye niba ateganya na Unguka banki ahazwi nko kwa Viateur munsi ya 3 hejuru neza y'aho dutera imbere ikorera. Ushobora kandi kuba mwaduhamagara kuri nimero zacu zigiye zitandukanye, aho 07 29 97 cyangwa se kuri 07 8 22 Prominent Center Limited, ukeneye ishomeri ukafite zawe uyu munsi.